urimo uranasetse ko nzapfa nseka njyewe banza n'umurambo no gupfa ntabwo ari none urumva oya nzagira mu ijoro se ariko se twese tuzapfa ari uzatura nk'umusozi nawe winjijije nta cyaha bakoze bahereye ku batarize ntabwo nize natandatu abanza nabwo mperuka mu ishuri imbere ya jenoside yarangiye ababyeyi banjye ibatwaye nta data nta mama nsigara ndi jyenyine ndagira ngo nabaye Yes, kangire nk'uha ikaze wo kuri Kigali News 50. Ibihe byiza nizere ko umeze neza. Nk'ubusanzwe nitwa Ishyaka Manager. Twizere ko aho muri hose hagiye hatandukanye mumeze neza cyane. Kigali mu Rwanda cyangwa ku mbuga zigiye zitandukanye zo mu Rwanda ndetse n'isi yose muri rusange, nuko mwamaje kumenya neza ko Pastor Theogene yitabye Imana azize impanuka ikomeye yemwe inakomeye cyane, dore ko imodoka y'ivatiri yo mu bwoko bwa Toyota yaratwaye. Iyi ngiyi imaze gupfiramo abantu bagera muri 3 ndetse n'umwe wundi akaba ari muri koma isaha itegerejwe, cyangwa ibyishimo byaba nuko yarokoka muri aba bantu bari muri ino modoka, ariko nanone nuko mushobora no kuva ko yitabye Imana nawe, ariko twizeye tudashidikanya ko Imana ishobora byose ashobora kuzakira akajya mu mwuka w'abazima akazatanga bumwe mu buhamya bw'ibyabaye muri iyi mpanuka. Umukozi w'Imana Pastor Theogene yamajije kwitaba Imana mu mpanuka ikomeye yazize yaguyemo yabereye i Kampala, aho yari yagiye kuzana bamwe mu bakozi b'Imana aho yari yagiye kubazana, akaba yamaje kwitaba Imana. Ndetse no muri abo bakozi Imana yagiye kuzana baba bari kumwe, umwe akaba ari muri koma. Twagerageje gukoresha umurongo wa telefone ngo tuganirize umwe mu bo Pastor Theogene yabereye icyitegererezo, ndetse ubutumwa bwe cyangwa inyigisho yatangaga zamufashije muri byinshi. Agira icyo atangaza, uwigeze guhanurira Yago ndetse akaba yitwa Ezekiel, ariko nanone mu kiganiro twagarutseho tuvugana, kuko nawe afite channel, hari indi mukozi w'Imana baganiraga, numvishemo byinshi bigiye bitandukanye ko abakozi b'Imana bamwe na bamwe barimo baragenda batabwamo ibitambo, ariko nkahita nibaza se mu bakozi b'Imana hari abajya kwa shitani, hari abagenderera mu myuka mibi. Ni byinshi nagiye nibazaho. Twaganiriye mu kiganiro ajya kuvuga byinshi bigiye bitandukanye, ariko nanone umurambo wa nyakwigendera ukaba tutaramenya neza nimba uza kurara mu Rwanda, cyangwa nimba n'ejo uzagera mu Rwanda, cyangwa nimba azashyingurwa mu Rwanda, dore ko kubakura mu modoka bapfiriyemo ngo ari ikibazo gikomeye cyane muri rusange. Ariko nababwire ko umudamu we ndetse na bamwe bagiye batandukanye bamuherekeje bamaje kugera mu gihugu cy'Ubugande, aho ahabereye iyi mpanuka. Ariko nanone umukozi w'Imana yagarutse avuga ati Jepoli arapfuye, Yanga arapfuye, Buravani arapfuye, n'abandi bakozi b'Imana barapfuye. Aba bose ni bamwe bari bazwi muri byinshi bigiye bitandukanye, bakava wenda mu nzira zitari nziza bakemera kwatura cyangwa kwakira agakiza. Reka twumve ibyo tumaze kuganira ku murongo wa telefone,
Ezekeri wumve ibyo atangaje, dore ko tuvuganye bikeya kuko nawe yari ari mu kiganiro, ariko byaba bibabaje nimba hari bamwe barimo baraba ibitambo by'abandi. Pastor Theogene yaramaje kuzuza inzu, yavuze byinshi bigiye bitandukanye, yavuze ko azapfa aseka, yavuze ko azapfa yishimye, yavuze ko buri wese azapfa, kandi koko abasilamu turavuga ngo kuru nafsi izarikatira mawuti, buri kiremwa cyose kizabonja ku rupfu. Reka tumwifurize iruhuko ridashira, gukorera Imana nta gihombo kirimo, kandi kuba yanitahiye yaravuye mu buzima bugiye butandukanye bwo ku muhanda, yaratanze inyigisho zigiye zitandukanye zagize isanamitima ku bamukurikiranaga. Hari benshi yahinduye bavuye mu bibi bakajya mu byiza, hari benshi yafashije, hari n'abarebaga amavidewo ye akabishimisha, ndetse kandi mwanabibonye neza. Hari umuhanzi waririmbye, ndakomeje kubigarukamo, ngo wabisayiki wabusize nk'uruki musozi, aho niba bugiye ruvumwa, amashuri warize, amashuri yarize waba usize nk'uruki imusozi. Inkuru ya Pastor Theogene iyo ashyize imusozi, nuko aravuga ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Yari yaravuye mu byaha. Inkuru asize mu musozi nuko isi yose muba muzi, ndetse n'abanyarwanda twese muri rusange twari tuzi yuko ari umwe mu bana bo ku mihanda, mu bana bo ku muhanda banywaga aya masiriduwiri n'ayo makoro n'ayo ma esanse, akaza kugira gute, akaza kubivamo, akaba yitabye Imana afite umugore n'abana 3. Iruhuko ridashira, Kigali News 500. Buri kimwe cyose turakomeza tugenda tukibagezaho. Wowe icyo dugusaba ni ukubana natwe, ukora subscribe, ukora like, ukora share, ugenda muri komanteri, kuri kimwe cyose ugenda wumva amakuru, ugenda wumva hirya no hino yagiye atandukanye, ariko nanone ibyo tugenda tuvugamo bitandukanye n'ibindi ukomeza kugenda wumva. Imana ibarinde, komeza bane natwe. nta cyaha bakoze bahereye ku batarize, ntago nize, natandatu abanza nabwo mperuka mu ishuri imbere ya jenoside yarangiye, ababyeyi banjye ibatwaye, nta data nta mama, nsigara ndi jyenyine, tagira ngo nabaye imbobo kubera kunanirana, tagira ngo nabaye imbobo kubera kunanirana. Data na mama barishwe muri jenoside, nshuti imiryango birarangira, kandi navukiye mu buzima bwiza. Amahoro y'Imana. Ezekeri, kuri twese izere kumeze neza. turashima Imana buhoro buhoro n'urupfu rw'umuvandimwe wacu Pastor Theogene. Imana niyo mpamvu bavuga ngo umeze ute buhoro buhoro. Mbizi ko kubaho kwa mbere aricyo gishoro, ariko twemera ko igihe n'igihe, isaha n'isaha, umunota ku munota, Imana izaduhamagara. Ndashaka kwibariza nk'umukozi w'Imana cyangwa umukristo. Mbonye ikiganiro wakoranye n'umuvandimwe witwa Justin. Ndi umusilamu ariko nemera Imana, nkanemera bimwe mu byanditswe muri Bibiliya ndetse na Korowani, ariko ndagira ngo tugaruke ku kiganiro wagiranye na Justin. Ntabwo muzi, ntabwo turagana, ariko tuzaganira, ni wowe tuziranye cyane. Reka naho duhera, uranyemerera, turi mu kiganiro, niho tuza guhera, kuko hari amagambo meza akomeye mu biganiro mwaganire byose kuri channel yawe. Iki kiganiro kimpaye isomo, ndetse n'abaza kucyumva baze kuvanamo isomo n'inyigisho. Pastor Theogene, ndimo ndagira ngo Theogene yitabye Imana nyuma y'uko
yasigaye ari imfubyi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu nibwo yagiye mu buzima bwo ku muhanda, aba muri ubwo buzima mu gihe yamenyekanye nta n'imyaka igera muri 3 yarishije cyangwa 4, abaye agiye mu nzira nziza z'Uwiteka, avuye mu muhanda ari mu buzima bwiza. Reka tugaruke wenda kuri kino kiganiro nari nicaye kuri tele y'ikiganiro, ntuze gutinda ku kintu ugiye kumbaza. nza gutindiraho iminota mikeya. Ni iminota byibura itarenze 2 yonyine. Ari ikigarutseho cyo kuvuga ngo abakozi b'Imana barimo baritaba Imana. Hari abarimo baratambwamo ibitambo, kandi nanjye nakemera yuko bari ibisubizo muri runo Rwanda rwacu, cyangwa mu biganiro batambutsaga byari bifitiye akamaro igihugu ndetse n'isi yose. Komantere kuri ibi bintu biraba mu bakozi b'Imana, cyangwa abava mu bibi bakajya mu byiza, bakaba icyitegererezo cyiza, bakaba zahabu nziza ku bakwiye kugendera mu murongo mwiza. Ibi bintu babona biri mu baterwa n'iki? Ni ukuvuga ngo icya mbere ni uko turi abakozi b'Imana, yego, tukaba dufite ibyo twasezeranyijwe n'Imana, yego, ndetse n'umubare w'abantu benshi turi gukura mu mwijima cyangwa se mu irimbukiro. yego. Ibyo bituma Satani aturwanya ndetse agashaka kuzimya iryo tara ry'itabaza kuri twebwe, kugira ngo abo twakuraga mu byaha ntibabe bakibonye ababakura mu byaha, yego, kugira ngo bakomeze baheranwe n'umwijima n'umujinya wa Satani. yego. Niyo mpamvu rero iki twakoze b'Imana barimo barapfa, yego, ni ukugira ngo iryo tara ry'itabaza arizimye, natwe basigaye tugira ubwoba. Niyo mpamvu kuki birimo biragaragara mu bakozi b'Imana. Wenda umuvandimwe yavuze ngo Buravan arapfuye, yari icyitegererezo. Igihe Paul arapfuye yari icyitegererezo. Yanga arapfuye yari icyitegererezo, n'abandi bagiye batandukanye. Ese muri ubu bukristo bw'abari kuri ino si, cyangwa abarimo barajya mu nzira nziza bavuye mu bibi, Shitani yaba yabayobotse, cyangwa hari akagambane ku bakristo wenda bashaka barimo baragwa, hari abarimo barazamuka babasumba wenda kurenza uko navuga barimo barajya hejuru yabo? Ntabwo ari akagambane, ahubwo Sekibi niwe urimo urabikora, kandi icyo ashaka ni ukugira ngo tutaza kumurikira ba bandi bari mu mwijima twebwe Imana yadushyiraho kumurikira. Ariko ntabwo urupfu rwa Pasiteri Theogene n'ubu duca intege twebwe. Tugomba gufata ikivi yushije, natwe tugomba kugisubukura. Nta bindi, ntabwo dufite ubwoba bw'uko bene data bari gupfa, nta nubwo ibyo biduteye ikibazo. Twari dutangiye ikiganiro, naza kuza kubavugisha dushoje ikiganiro. Ndagushimiye. Amakuru ari i Bugande kuri nyakwigendera aragezwa ryari mu Rwanda? Amakuru ni ayahe aka kanya? Ntabwo turamenya uko bimeze, gusa abari i Bugande nagerageje kuvugana nabo, bambwira yuko icyo bategereje ari imodoka iza kuza kwifashishwa, uburyo umurambo wa Theogene uri buze kuza gukurwa mu modoka yaguyemo nyine. Yego. Ndetse n'imwe mu nkomere yasigaye nayo ikabona uko igezwa kwa muganga, ariko ubutabazi bw'ibanze bwari butaraboneka aho duherukanira kuvugana. Mu bantu 5 bari mu modoka, bose bitabye Imana cyangwa barokotse? Bitabye Imana abantu 3. Yego. Hasigara umuntu umwe, ariko nawe biteganywa yuko isaha nawe yakwitaba Imana. Bari 4, ntabwo ari 5. Reka tugushimire. Andi makuru agenda yatugezeho mu biganiro bigiye bitandukanye, n'abadukurikiye kuri Kigali News 50. Turagenda tukomeza kubaha update, kandi tugushimire abakristo bose. Imana ikomeze yifatanye nabo. Rero urimo uranansetsa ko nzapfa nseka njyewe, banza n'umurambo no gupfa ntabwo ari none. urumva? Oya, nzagira mu ijoro se, ariko se twese tuzapfa. Ari uzatura nk'umusozi nawe winjijije. nta cyaha bakoze bahereye ku batarize, ntabwo nize. Natandatu abanza nabwo mperuka mu ishuri imbere ya jenoside. Jenoside yarangiye, ababyeyi banjye
ibatwaye nta data nta mama nsigara ndigenda